wowe ugize amahirwe yo kureba ino video, ndagusabye ngo ubanze ukore follow kuri ino account, nurangiza ukande like, ukore na share kugira ngo n'abandi bagire amahirwe nk'ayo ugize. Uwo ubashije kureba ino video ubu muri aka kanya ugiye guhindurirwa amateka kuri TikTok, kuko ugiye guhurara ubonye followers 10,000 nawe utangira uhembwe nk'abandi. Dore ngiye kukwereka ukuntu wabona 10,000 kuko nanjye followers ntangiye kugira na views biteye ubwoba. Ntabwo nkubeshya inshuti yanjye, dore aba followers mujije kugira ndetse na views kandi ntari nsanzwe ngira. Reba zino views 17,000, urebe bano followers 5,000, urebe zino like 3,000, kandi mu by'ukuri dore aba views nari nsanzwe ngira. Rero nawe niba ushaka guhindurirwa amateka, njyewe mbakorera video y'ukuntu byagenda. Ikintu usabwa, dore wowe uri kureba ino video haraba hameze wenda urugero nka gutya. Kuri ino video uri kureba ntiwite ngo nuko njyewe ari iyi ngiyi. Wowe iyo uri kureba ngwino ukande kuri aka kantu, aka kariho ino foto yanjye, apani yawe, kano kariho iyi foto yanjye imeze uku nguku. Ni iyi ngiyi n'undi ariyo ukandaho, iyi nanjye ngiye gukandaho. Numara kuyikandaho harahita hazamo DM imeze nk'uku nguku. Iyo video ibereka ukuntu wagira followers 10,000 mu gihe gito. Nayishyize kuri YouTube kuko ari ndendeho ukuntu, kubera kuri TikTok ntabwo byakunda. Nurangiza uze ukande kuri aka kantu ka YouTube. Guys, ntabwo bino bintu ari amabeshyo, naberetse ukuntu wahembwa mwasanze ari byo, none mberetse ukuntu wabona followers. Nukanda kuri aka kantu ka YouTube aka ngaka, urahita usangaho indi video nshyashya na uploadinze igufasha kubona followers mu gihe gito cyane, ariyo y'iyi ngiyi. Reka dore ariyo y'iyi ngiyi, murayibona nibwo ikimara kugeraho, imaze iminota 2 nyishyizeho. Guys, dutezanye imbere, ukore share, ukore subscribe, ukore follow, and then peace and love. Gusa ibyo byose nubona bigucanze, ujye muri description y'iyi video yanjye, urahasanga link, ubundi uze urebe ino video yanjye.